Banyarwandakazi, Banyarwanda, nanone nige Meja Michael Mupende. Uyu munsi ndasubira kuri politiki y'u Rwanda ruyobowe n'igitugu cya Kagame. Uyu munsi ndavuga ku buhemu n'ubugambanyi bwa Kagame muri iriya politiki y'u Rwanda muri imyaka yose 30 ishize. Kagame ejo bundi yaritoye. Ibyo bikaba bibaye ku nshuro y'ubugira kane muri imyaka 30 ishize. Byiyongeyeho yuko Kagame yakuye Perezida Pasiteri Bizimungu ku butegetsi akoresha imbaraga zo yari afite za gisirikare, ndetse no guharabikana kwa Kagame Abanyarwanda mwese mumenyereye. Kandi ibyo bikaza byiyongera kuko Kagame aho yari ageze hose ajya no gukuraho Bizimungu byakomotse ku kugambana. Akagambane Kagame yagiriye abari bayoboye FPR Inkotanyi mu ikubitiro, bityo akabivugana, akaba ariko yageze kuri uriya mwanya. Ndetse n'abari basigaye benshi Kagame yakomeje abica uruhongohongo, ndabara bahoze mu cyitwaga FPR na RPA Inkotanyi. Bose Kagame yakomeje abica uruhongohongo. Abari mu Rwanda bagisigayeho bapfuye bahagaze, abandi yashatse kubica no kubamenasa. Akaba ari twebwe dukwiriye aya mahanga turi hirya no hino aho twahongiye. Kagame ubu yihariye igihugu n'ubutegetsi we wenyine. Nubwo kwiharira atari cyo kibazo, ariko yihariye kiriya gihugu n'umuryango we wenyine, asigara ntawe umuvuguruza, arikanyiza, arica, arakiza. Rero impamvu twarwanye muri 90 icyateye iriya ntambara ya FPR Inkotanyi twese twari twibumbiyemo nta cyahindutse na busa. Naho u Rwanda rwavuye naho rwagiye. Rwavuye muri dictatorship y'imyaka mike ya Habyarimana yamaze no kwemerera amashyaka ya demokarasi, amashyaka menshi maze kwemera demokarasi mu gihugu. Tujya muri dictatorship ya burundu. Intambara ya 90 rero abayirwanye, abayishyigikiye nta kibazo yakemuye, usibye gukora Kagame n'inyungu ze n'abamukoresha gusa. Nkuko umunyarwanda aca umugani rero, urweshe yanka ruracyayibungamo. Kagame ni umugambanyi w'igisambo cy'umwicanyi wamaze abantu. Ntakwiriye kuba ayobora u Rwanda kubw'uyu munsi. Uyu muntu yavanye ubutwari bwe mu gucuruza amagambo no gucabiranya. None ubu akaba yikirigita agaseka ngwaha
ngo niyo ntwari rudasumbwa mu Rwanda, mu karere, ndetse akaba yita n'intangarugero muri byose ku mugabane wa Afurika. Ni ukuri nta butwari Kagame yigeze ku mutima we na busa, nk'uko we na biriya bikoresho bye birirwa babyigamba. Mwese muzakurikire ibyo uriya Kabarebe bavuga cyangwa ibyo akora, ni ubucabiranya. Uriya se yabaye generali iki ahubwo? Mwari mwabona ba generali bameze nk'uriya, birirwa mu bugambo babeshya, nta n'isoni agira, agatsinda. Biriya byose bakora ni ukuriganya, biva byose kuko nta ingoma iyo barimwo nta shingiro ifite, nta kurigira. Kagame akoresha Kabarebe. Kabarebe niyo muzindaro wa sebuja mu kuvuga, mu gukomeza gutsindagira uriya mushinga wabo biyemeje wo kuyobya abantu, ngo ubwo ngo ni politike, ngo ni umukino wa politike. Da, ntabwo u Rwanda rukeneye ibyo. U Rwanda ni igihugu gitandukanye, nk'uko Kagame avuga ubudasa, ariko ntabwo abizi ko u Rwanda rugira ubudasa. Abanyarwanda baceceka bakakwihorera, ariko iyo bakangutse nangwa bagafungura amaso, ntushobora gukandamiza Abanyarwanda igihe kirekire kireshya gityo ngo bizavemo amahoro. Ni impamvu ki Kabarebe na Kagame rero ari bavuga amateka ya ntambara na politiki y'u Rwanda muri iyi myaka yose. U Rwanda kiruzwiho cyose, yaba amateka, yaba politiki, yaba ubukungu, yaba iterambere, bikaba ari ibintu by'ibinyoma gusa kugeza kuri uyu munsi. Ni kuki nta wundi ubivuga? Ariko abarwanye n'iyo ntambara bose, babaye muri biriya buyobozi bose, batangije uriya mushinga wose, bakaba ntawe uvuga n'umwe. Kandi byakozwe byose abamvuga batavuga, bacecetse, akaba ari bo hanini bakoze ibintu byose, ndetse ubundi Kagame atarazi niyo biva niyo bijya. Dore impamvu niyi: Kagame yatwaye igihe kinini mu bugambanyi, ashakisha amaboko n'imbaraga zo hanze zizamufasha muri gahunda ze zinyuranije n'ibyo twebwe twari tugamije byo guhindura ibintu mu Rwanda, twebwe abari muri RPA na RPF. Kagame yakoresheje intambara n'impamvu yo gutera y'Abanyarwanda garuka mu Rwanda, ayikoramo umushinga, bityo turwana igihe kirekire, turinda turangiza intambara, ariko turwanira umushinga waguzwe kera. Munyumve neza, aho ni naho Kagame yakomeje gukura imbaraga nyinshi zimukomereje mu butegetsi kugeza kuri uyu munsi. Kuko kubera ubugwari n'ubusambo, Kagame yagize bwo kugambanira abandi bose, ko yagambaniriye umuryango wose, kuko yarwaniraga inyungu ze zonyine. So nibyo bimugejeje hariya. Kagame kimwe n'abandi baperezida bose b'abanyagitugu baba barananiriye ku butegetsi, nuko bakora bose baba puppets, bamara kuba puppets bakajya mu mifuka yabo baba bakorera, bityo bagakandamiza rubanda imyaka n'imyaniko, ari bo bibesheho bonyine, cyane cyane imiryango yabo. Nta zindi imbaraga abo bantu baba bafite, baba bizeye ababakoresha. Ariko ibyo ahenshi biterwa n'uko abenegihugu ubwabo baba bakiri mu bujiji. Ni nayo mpamvu Abanyarwanda ubu bagomba gukanguka, bakaba maso, bakareka kuririra mu bipfunsi. Abanyagitugu bavanwaho iteka ryose n'imbaraga za rubanda. Rubanda abo baba babangamiwe nibo bahirika ingoma z'igitugu iteka ryose. Nta gitugu gikomeye.
Kagame mu mvugo rero ibinyoma by'abavuga by'imyanya ngo yari arimo mbere ya 90 akiri mu Bugande, avuga yuko yari afatanije na Rwigema umugambi wo gucyura abanyarwanda, ntabwo ariko byari bimeze. Dore uko byari bimeze. Mwese kuva ubu mumenyeshejwe cyangwa mwibukijwe yuko Kagame mbere yo gutera nta kintu yari ari cyo. Ajya yita umukuru w'iperereza, ajya yita ibintu, ntabwo yari aho, ntabwo wari umwanya we. Nari bisobanuye kenshi kandi nzakomeza no kubisobanura. Kagame yenda kwerekana ko yari akomeye igihe cyose. Ni umuntu ukunda ikuza igihe cye cyose. Ubuzima bwe bwose akunda kwitumbukiza, kwizamura, na mbere niko yari ameze kandi n'ubu niko ahora. I Buganda ari umuntu wo hasi yitaga ko kuri iperereza. Kagame uyu mureba n'izina no kugira uko amenyekana no kugira uko afashwa no kugira uko asesera akagira n'ubwo bugamanya gashoboka kubugeraho. Kagame yabaye escort wo kwa Museveni. Kagame yari IS wo kwa Museveni. Yari IS, hari ba IS intelligence staffs mu gisirikare cyo kwa Museveni, muherekeza Museveni benshi nibo Kagame yari arimo kuva mu ishyamba. Hari na ba IOs, abantu ba officers bafite amadegree bara around there benshi ba intelligence officers ari ku nzego za officers. Kagame yabanye nabo igihe kirekire, ari underdog, ari umusirikare muto kuko umuntu wese agira aho ava kugira azamuke, ariko we ikibazo kuzamukira mu ntera biremerewe, ariko ikibazo cya Kagame yari ari ntago yahemeraga, iteka rohaga yigira uwo hejuru. Rero tujya gutera nta mwanya Kagame yari afite, nkuko ajya bivuga kerekana ko yari umuntu ukomeye, yajyaga imigambi. RPF mwese ndayibukije nangwa mu byibuke nangwa mu bikurikirane, yari ifite structure. Twari tuzi ko chairman ari Rwigema, abari mu gisirikare twakoranaga nawe, tukagira Kanyarengwa rumwongereje, tukagira Patrick Mazimpaka, tukagira n'undi musirikare bayingana nawe twarebaga, twakoranaga nawe, twajyaga amanama, nk'uko byo twakoraga byari bimeze icyo gihe. Rero nta mwanya n'umwe Kagame yigeze muri izo nzego. Ntabwo yigeze kuba ahantu hahanitse ahora yishyira ngo yerekane ko ari igitangaza. Kagame rero n'uyu munsi kubera kudaca bugufi kwe ahora yigira igitangaza. Nk'ubu nibaza nangwa abagenzi banjye bose banyumva, twakoranye ari Buganda ari mu Rwanda mu gisirikare muri iyo ntambara y'ishyamba, twibaza Kagame iyo atagambana ngo ajye muri buriya bugambanyi aduhungeho, agenda acura imigambi aza abandi barashize. Ubundi iyo twambuka n'uriya mupaka w'Akagitumba, Kagame turibaza ngo yaba yarakoze yarafitinze he koko, yigega gukora iki? Ko nta hantu yafitingaga, haba mu company, haba muri battalion, yewe n'uwo murimo w'umunwa wo gutwara umunwa ntabwo twari tukeneye, ko ntabwo yajyaga ko nta fitinga, ntabwo ari byo twari dukeneye. Tukibaza ngo Kagame yajyaga gukora iki yadakora, yatica abantu, yaticisha abantu, yataduhungaho ngo ajye gukora ubugambanyi turimo dutera u Rwanda. Kagame nta kintu yari ashoboye, ariko nk'uko mu Cyongereza baca imigani bavuga, imvugo ivuga ko yuko cowards live longer, intwari zipfa vuba zigenda kare. U Rwanda rusigaje Kagame na Kabarebe, nizo abarwanyira ntambara bose bazi Kagame na Kabarebe uruhare rwabo nicyo bari cyo mu ntambara kuva ari Buganda ari na hariya abari, ariko ubu nibo ntwari rudasumbwa mu Rwanda ku banyarwanda bose barwanyira ntambara. Kubera Kagame ko ntacyo yarashoboye, niyo mpamvu nta mwanya simple yari afite muri FPR Inkotanyi mbere yo gutera u Rwanda. Ariko ubu Kagame yari yes kwa Museveni, taragize n'ibyo akora nkuko abyiyitirira. Ubu ni nk'akanyamaswa gatoya kigize intare.
ubu ibintu byaracitse, amateka y'ibinyoma arandikwa uko bukeye ko Kagame ari igitangaza. Ariko icy'ingenzi aha ni iki? Icy'ingenzi ni uko Kagame ategekesha rero Rwanda, cyangwa urwo Rwanda igitugu gikomoka kuba u Rwanda yararugurishije mu Burayi n'andi mahanga. Ibyo byose bishingiye ku nyungu za Kagame bwite n'abakorana nabo, zidafasha abanyarwanda icyo ari cyo cyose, zitagira icyo zihindura mu Rwanda muri politiki y'imibereho myiza n'amahoro y'abanyarwanda. U Rwanda ubu Kagame akaba yararuteyemo imirwi uko ashatse, uko yishakiye. Murabaza abanyakatari, abisirayeli, abacayina, abo bose nibo Kagame yahaye ubutaka bw'u Rwanda. Ubwo butaka twahoraga turirimba yuko nta mpamvu yatubuza kuburwanirira. Muri bwa ndirimbo yacu nta mpamvu bari mu Nkotanyi, tuvuga ko nta mpamvu yatubuza kurwanirira kugira ngo natwe tugende turuturanemo n'abari barurimo, dufatanye kubaka igihugu cyacu. Kuko Habyarimana avuga ko igihugu ari gito, twese twari tuzi hari imyanya aho twagenda abanyarwanda tugakwirwamo. Buri muntu yari afite mu mind zahatekereza yuko twagenda tukaruturanamo n'abari barurimo. Twavuga ko Habyarimana kubera ko yari afite pariki irimo inyamaswa kandi abanyarwanda bari hanze bashaka aho baba, twavuga ko yaturutishije impara n'imparage. None se ubu impara n'imparage ntizigihari? Ahubwo ntihaje izo mpara z'abanyamahanga zikora deals na Kagame ziri private z'umwihariko. Abanyarwanda benshi bavuye hanze baraborozi, bose barwanye iriya ntambara bazi yuko bagiye gutaha mu gihugu cyabo, bakabona aho bataha ndetse bagakomeza n'imyuga yabo bari bafite, cyane cyane abo bororaga inka zabo gakondo. Iriya pariki twese twari tuyizi, abantu bari bazi ko aho hose ariho hari imyanya. Ubwo twavuga ngo turataha, Habyarimana avuga ko nta mwanya uri mu Rwanda, aho ngo izo nyamaswa zizareke ariko abanyarwanda babona aho bataha. Ariko byose Kagame yarabihinduye. Inka zabo gakondo z'abanyarwanda yaraziciye, maze abari uzicirira arazorora, maze arazimurika karahava. Kagame ubu niwe usigaye umurika inka, niwe zibariruzwaho kuko abandi yazibaciyeho. Rero ko ubundi we ntazo yari yarigeze. Abari batunzwe n'uwo mwuga wo korora, Kagame yabaciye kuri gakondo, arabakenesha, inka arazica mu Rwanda, maze abanyarwanda abapfunyikira ibitagira akamaro. Kuko biriya byo korora inka z'inzungu namwe z'inyamahanga mu Rwanda ntibishoboka kubera ikirere cyaho n'ibihe byaho ko biteye. Ubu Kagame niwe usigaranye ibikingi by'inyambo mu Rwanda rwose hirya no hino, za Rwamagana, Ntebe, mu Bugesera, mu Mutara, za Kizira, Kome na Rukara n'ahandi. Niwe ubarizwaho inka kubera ko Kagame akunda kwikanyiza, arikunda, akunda ibya mirenge. Wese niba inka zitakwiriye kubaho mu Rwanda zitagira umusaruro, izo Kagame watunze z'icyayo marembo yuzuye isi yose. Niko ibisamba bimera ariko agatsinda. Ibyatumye dutangiza rero urugamba muri 1990 nta na kimwe cyagezweho, ahubwo byagiye kadibwe kubera inyungu z'umuntu umwe rukumbi rutoki, Kagame. Habyarimana yagerageje gukoresha igitugu nk'abanyagitugu bose, ariko abanyarwanda bamaze gutera hejuru, bashatse demokarasi, yarayibahaye, afungura demokarasi y'amashyaka menshi, arareka arakora kugeza ubwo yavuyeho. Ariko Kagame
yitoza wenyine ku mugaragaro buri munsi. Abanyarwanda bose yabateye ubwoba kubera ubwicanyi akora. Ubu amacakubiri, umwiryane, ivangura, ubwicanyi, kwikanyiza, ibyo byose ku bwa Kagame byikubye inshuro nyinshi, kuva ku bwa Rucunshu, ku bwa Kayibanda, no ku bwa Kayibanda, no ku bwa Habyarimana, byose bishyizwe hamwe. U Rwanda rugenzurwa n'ingoma ya Kagame y'igitugu cya gisirikare ikorera mu kwaha kwa Kagame. Kandi ndabamenyesheje, ndanabibukije yuko ingoma z'igitugu zose iyo ziva zikagera iteka zihirima mu buryo bumwe, kandi zihirima nabi cyane. Abanyarwanda mugomba gukanguka, mukigobotora ingoma ya Kagame y'igitugu ibatsikamiye. Ngaho mugira amahoro, Imana ibane namwe.